hari ikintu kibabaza ni gukora izamu kandi ushaje usinzira mbere yuko umujura aza pe ubukoze akazi kataranga sinzira akazi kataranga kabiri nugusaza usaba buzukuru n'abakazana ibi bintu kandi birabishye badaciye igitoki ngo bohereze umwana wabo uri Kigali niyo mpamvu byahindutse ngo uburyo bwo gushaka nuwahe nuwa kwandi burya impamvu ni impamvu ze bikomera gatatu ibintu bibabaza ni ugusaba uwo wimye kundeba nabi ni ugusaba umuntu wagize gute wimye nubwo uwo wimye yabikora kubw'umutima w'imbabazi ariko byakira arabimenya papa arabimenya pe birababaza cyane amen amen ariko ikintu gishimishije ni ukwinjira mu masezerano nta byiringiro y'uko uzayageramo nahoze mbitekereza kubona uyu mugabo uyoboye intara 120 arimo aracura ingorofani hariho jado umwana wa Nyamashe cyari ko mwana Isiraheli ntacyo twarira haleluya ariwe utuzamuye imihanda ukaryivumbisha ariwe nta nubwo yikaritsiye ubishyize mu mibare nge nayitembereramo nashatse hoteli yaba irimo nayibuze icyo koza ndabonye mu rwibutso ibirombe ariko mwahaye Imana icyubahiro tukarenga ngara ariko ntitujye kwangara hari ikintu nibutse uzi ko inkoshi Imana izaguhekamo irayifata ikayibitsa umunyambabazi kandi gushyira mu mugongo ungana n'ibizigizigi ufite subiramo ako ka inkoshi Imana izaguhekamo irayifata ikayibitsa umunyambabazi ariko iguheka mu mugongo ungana n'ibizigizigi gute ufite ugeraho bavuga mwene se wowe uziyaranje umuvuge neza kuko ukihava ni wowe bazasigara niko karitsiye zimeze Namani arayifata garafu haguruka wenda ariko ingorofani ifite amapine angahe kamwe ari farashi ngo baragisunika kandi ngo niwe wiririmbiye wenyine abantu twabanye narababwiye ngo ibihanga turabifite by'imirimo Imana yakoze ariko ikibabaje n'inkota kiri mu Bafilisitiya jado nicyo ni igihanga bas no kuba wambaye costume uri smart nacyo ni ikindi gihanga mabwira akantu keza hari igihe Imana wirambirwa bro ihisha umuntu mu mubyibuho ikabigira igihanga ariko imibabaro iri imbere itagaragara Lamot TV tuganire ku magambo y'Imana
kwicunguza uburyo umwete igihe ni gitoya kandi nta kintu imana gikora ngo nitwa Rutayisire Eugene ni umukristo kuruta ibindi byose nsengera muri ADPR imana iba umugisha yatubana kuri rwa rubuga izi mbabwiza n'inshuro ebyiri twongeye tuganira amagambo y'imana kandi dusoma igitabo cya Esiteri undi wamurakaye nyiri izuba ryuzuye ku maso byaba ari byiza igitabo cya Esiteri ibice 9 n'umurongo wa mbere gusa amen igitabo cya Esiteri ibice 9 turasoma umurongo wa mbere gusa aravuze ngo abayuda bica abanzi babo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa nuko uwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko ahantu hasurinye bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha ariko birahinduka abayuda bari bo babagiraho ububasha ku banzi babo. Kadusubire mu basiri ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa n'uwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ikiyemwe ububasha ariko birahinduka barishimye abayuda bari babagiraho ikiyemwe ububasha abanzi babo mwakeneza amagambo y'Imana shima Imana niryo jambo tugiye kuganira kandi amen reka mbabwire nta kintu na kimwe Imana igikorera gahomba ntacyo zamutse uyu musozi jado n'inshuti yanjye mupapaza inyuma yanjye ariko sinamenye ko tugiye ahantu hamwe ko nyabutse inyuma nkajya mbona arankurikiye avuga ati ibyo byose ibirenge bigiye ahantu wagize gute hamwe Imana iramugisha aya magambo avuze iki abwiwe bande abayuda ni bande abayuda ni twebwe haleluya amen hanyuma ngo ni igihe abayuda bari barimo kurenganwa ndetse bikabije ariko mu bayuda harimo abantu basenga bagera ku mwami amen habonekamo witwa Esiteri ajya ku mwami ageze ku mwami ngo umwami akimubona ngo aramubenguka aramuvugira mbabwira ijambo rimwe bazi muri ubu buzima tubayemo umuntu akeneye umuvugizi haleluya ngo Esiteri agezeyo ngo umwami aramwishimira aramunezererwa hanyuma aramubwira ngo none nsaba ikintu cyose ushaka ndakikora wahaye Imana icyubahiro Esiteri abwira umwami ati mwami mbabarira urinde agatwe kanjye ariko abayuda bene wacu barimo baragira gute barimo bararengana ati ibyo ndabikora haleluya amen arangije ahita abikura mu magambo abishyira hehe abishyira mu bikorwa atumiza amen amen uwari bubambe Morodekayi bamwitaga amen aramubwira ngo Namani ndabizi ufite ubutware mbwira umuntu umwami akunze kubaha wumva twamukorera iki Namani yumva ngo niwe mbese ukomeye ukwiriye ibintu byose ariko mwami umuntu umwami akunze kubaha ati bazana ifarashi tuganire ku ijambo uvuga ngo bijya bihinduka bijya gushumba bijya bihinduka bijya bihinduka abo kandi muzana umwambaro umwambi n'ifarashi nziza ngo mutambagize umurwa haleluya amen
umwami ati nibyo, ati ngayihuta uzane ifarashi maze dukore umurimo. Ngo Namani ngo yibwira ko mbese ari we, kandi mu Bayuda hari harimo wari kubambwa, ngo n'urumambo barushize rwa mikono zingahe jado 50. ngo bari barushinze, ariko Imana yohereza umuvugizi witwa mushiki wabo Esiteri, ngo yaraye bavugiye mu nkera. Amina. Haleluya. Hanyuma ng'ifarashi barayizana, aramubwira ngo noneho byahindutse, ntabwo ari wowe uri bugende hehe yewe ku ifarashi, ahubwo Abayuda baratabara. Haleluya. Namani abika kubw'itegeko, ariko mu mutima bitamurimo. Reka mbabwire ijambo, hari ikintu kibabaza, ni ugukora izamu kandi ushaje. Usinzira mbere y'uko umujura aza. Pe ubukoze akazi kataranka. Sinzira akazi kataratana. Kabiri ni ugusaza usaba abuzukuru n'abakazana. Ibi bintu kandi birabishye. Badaciye igitoki ngo bohereze umwana wabo uri i Kigali. Niyo mpamvu byahindutse ngo uburyo bwo gushaka nuwahe nuwa kwandi, burya impamvu ni impamvu ze bikomera. Gatatu ibintu bibabaza ni ugusaba uwo wimye. Kudeba nabi n'ugusaba umuntu wagize gute Wimye. Nubwo uwo wimye yabikora kubw'umutima w'imbabazi, ariko ubyakira arabimenya papa, arabimenya pe. Birababaza cyane. Amen. Amen. Ariko ikintu gishimishije ni ukwinjira mu masezerano nta byiringiro y'uko uzayageramo. Nahoze mbitekereza kubona uyu mugabo uyoboye intara 120 arimo aracura ingorofani, hariho jado umwana wa Nyamasheke, ariko Imana y'Isiraheli ntacyo twarira. Haleluya. Ariwe utuzamuye imihanda, ariwe nta nubwo iyi karitsiye ubishyize mu mibare nge nayitembereramo. Nashatse hoteli yaba irimo nayibuze, icyakoze ndabonye mu rwibutso. Ibirombe. Ariko mwahaye Imana icyubahiro wacu. Tukarenga ngara ariko ntitujye kwangara. Hari ikintu nibutse, uzi ko inkosha Imana izaguhekamo irayifata ikayibitsa umunyambabazi. Haleluya. Kandi gushyira mu mugongo ungana n'ibizigizi ufite. Subiramo ako ka. Inkosha Imana izaguhekamo irayifata ikayibitsa umunyambabazi, ariko iguheka mu mugongo ungana n'ibizigizi gute ufite. Ishimwe. Mana we. Yaguta mu bishanga. Hari waguheka amapyisi mwa. Kamvugira ijambo. Nugera abo bavuga mwene se. Uziyaranje umuvuge neza. Kuko ukihava
niwe bazasigara. niko karitsiye zimeze. Namani arayifata. Garafu haguruka. Wenda. Ariko ingorofani ifite amapine angahe koko mwaka? ari farasi ngo baragisunika kandi ngo niwe wiririmbiye wenyine. Abantu twabanye narababwiye ngo ibihanga turabifite by'imirimo Imana yakoze, ariko ikibabaje n'inkota kiri mu Bafilisitiya. Jado nicyo ni igihanga. Bas no kuba wambaye costume muri smart nacyo ni ikindi gihanga. Azimo bapfuye hariya. Mbabwira akantu keza, hari igihe Imana wirambirwa bro ihisha umuntu mu mubyibuho ikabigira igihanga, ariko imibabaro iri imbere itagaragara. Vuga n'abananutse Gahunda no kurara kubera yanzi ko hari abantu bagucishamo byibuze imibabaro yawe uyimenye wenyine. Haleluya. amen Yego ishobora gutuza umuntu ahantu heza, icyo ni igihanga, ariko ibiberamo imbere ndani akaba ari amasiganwa. Iyo hashimwe Yesu utanga ibihanga. Nibyo Jado, hari abantu beza basa nkanjye, nibyo, ariko Imana yo mu ijuru ijya ibasha kugenda ikinjira mu Bafilisitiya igakurayo inkota. Uko ni ukuri. Imana ihatara, Imana yemera sitoke ikaba mu nzu, ariko kubera umuvuduko na diyabete ngo ntiwemere. Kandi bihari utararwara musho karya inyotse byose ukohereza ibibijije, ibitagosheje, ibikaranze, ibidakaranze, ariko wabibona mama. Kandi biricambura iyo bigezeyo. Hanyuma ngo bafata ifarashi. Natangaye ngo barasunika ngo umwami akunze kuba bajye amugenzereza uko ngo bamutambagiza mushi umurwa. Baribanyije Morodekayi yicaye kuri ino farashi we. Haleluya. anzara mubwira ati wabonye uko Imana amen. Reka mbabwire ko mucyana cya mugenzi wawe mubwire ngo bijya bihe. Ubundi mbere y'uko uri aha ngaha ubundi wavuye he? Mbere y'uko turi aha ngaha musha ubundi wavuye he? Mana Sibye Yesu wenyine ufata amateka y'aharagiye mwongereho murabyemeye, mwongereho ufashe imibaba n'intambara zawe byibuze wagombye kuri karayisi. Yo karitsiye niyo. Sawa 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 Umuhanda yaho.
Amen. Ngaho bugufi. Mushu Ndakumva. nababwiye ino hari ibintu bitubesha ino hari ibintu bitubesha karindari yinahira dushuka Nukuri. Turaraje. karindari yinira dushuka Nukuri. hari ikivuga ngo urapfuye yo kandi wanakwireba ukabona urapfuye ko twakwicomeka imbere y'Imana kandi ahari ubupfu ikahakira ubuzima senga wongere usenge ntabwo uzi umunsi Imana izatonya kandi yari imaze kwizinga ikimenyetso cyo kubundi itangira senga ngiye gusoza wongere usenge ntabwo uzi umunsi Imana izatoranya mu masengesho haleluya ukuri yego papa ibi twibebeza ntabwo isi izakubebeza uko mwavuga taraduhinduka nsoza bijya bihinduka bigire turasabye Imana Jado. Babarira umpoberero uyu mugabo. Yenda gukunda. Ngiye hari abantu barimo kumpamagara ntari bwitabe turi butahe tubatuza nta bintu byiza. Turataha tubatuza. Kuko ibintu tukuye aha hantu. Komeza aho ngaho. Nukuri. Kandi ndapfuye. ubwire Imana ngo byari byarandemere nk'abayuda haleluya ko byandemerera Yesu ndagushimye haleluya none ubwire Imana ngo byituye nabitura hafi ngwino ntura brother ngwino Imana kose urabikora muko yibishaka cyangwa ngwino